iciciro cy'imyaka barimo niyo myaka ituma umuntu afata icyo bita character. Nibyo iyo akuze akahera ubujura ubwo aba umujura, iyo hakuze akaba umunyatabi ubwo ahinduka umunyetabi, iyo hakuze akaba umunyedini iyi myaka umwana abamo umunyedini. Nibyo rero twabibonye ko umupfushije muri icyo gihe nicyo gihe cyo kurema imico ye igafatika, ukavuga ati jewe mbona nzaba iki, cyane ko no mu mashuri aho biga aribwo myaka badetermina za section n'ibintu aziga. Nibyo abo twabanye nimugoroba twabanye uburyo bwo kwiga ku bana n'abariya bana. Nibyo abatari bahari tubakopeze. Ni wa mwana k'agakobwa kaza kakareba agakweto ka mama kabona atangiye kukurusha ikirenge akajya aseka, siko mama sigaye murusha ikirenge, ukabona arasetse. Umutipu ukajya kubona ukabona uguza agakoti nawe akakareba ati mbura papa ukwiriye kwambarira kotira, nugura agacongo keza akabona muri korari karagakenewe azakambara, ugashake ugahebe. Abo bana rero baba batangiye kutwigereranyaho, buri munsi araza akakureba akakwigereranya akareba ko mureshya. Iyo atangiye kugusumba rero yumva yishimye cyane, biramunezeza. Abo rero tuba turi muri competition y'ubuzima, kandi ntabwo aribo babyikora. Twabonye ko baba bafite imisemburo muri bo ibatera gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Abo twaganiriye nimugoroba rero icyo kintu twakibonye. Mfite iminota mike ngiye kuganira n'abarenza aho ngaho. N'abantu bakunda umurimo, n'abantu bifuza byihuse cyane kugira ibyo bageraho. Myaka 19 ukagenda ukageza mu myaka 35. Abo bantu bose na leta ibita urubyiruko. Nibyo cyangwa si byo? Nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Abo bantu rero bakunda gukira ku buryo umurangiye ikiraka cyo guterura amabuye ukamugerekeraho icyo kurara akoze izamu mu gitondo kandi akajya mu kandi kazi. Ibyo aba yumva yabikomatanya ariko akagera ku bukire. Ndabeshya? Ikizaba kubwira ava muri kaminuza ukabona afashe fayiro atangiye kujya kudepoza. Muri iki gihe ntibiharawe. Yewe ndepoza ndangije imanite twajyaga tujya kunotifiya ku mujyi wa Kigali. Hari ahubatse umujyi wa Kigali, hari idirishya rinotifiya ku wa kane no ku wa kabiri. Uzi ko na notification impapuro ziteho kashe zuriya muntu badusabaga kudepoza diplome iri notifiye na depoli na notifiye 762. Urumva ukuntu nari inkazi, kandi zose narazitanze, zose nta na rumwe mfite, narazitanze. Nakoze amatraining ntabwo nayabara. Aya bagenti baza Sorasi z'amasiransi icyo gihe, abagenti b'amabanke, ibintu byadukaga byose. Umuntu uri muri iyo myaka bafite courage, abo bantu nibo tugiye kuganira umugoroba. Abari muri icyo cyiciro nimugire mutya 19 kugera aba nabo rero ntabwo bakunda kwigaragaza kandi ni benshi. Mutambeshe guhera 19 kugeza 35 mwese ndabaruta. Nawe naseka nimugire mutya. Muri icyo cyiciro ndagira ngo naho mbaha inama nshuti zanjye. Mukanya rero kubera umwanya nari mfite, hari ikizamini nari mfite ariko ndakiretse. Ndifuza kureba abantu bafite ingo guhera muri aba tumaze iminsi turanga, guhera ku mwaka 0 kugera ku myaka indeterminate. Nabatekerejeho turi buganire, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mugire mutya. Abafite ingo nanjye ndimo. Yenda usibye abantu bari burema. Nimugoroba ntabwo bari ikibwiriza, ntabwo ndi bubwiriza. Turaba turimo duseka kandi tudaseka mu bintu bikomeye. Nicyo kiganiro. Ari ngiye kubakoresha ikizami hano ariko reka ndamira igihe. Ndabararitse nimugoroba. Turaganira nabo bantu bubatse kuva ku mwaka 0, kandi muri iyi myaka y'umuntu arimo kuva 0 kugera kuri burundu kuri 50%, mvuze 100 nabandi bisabana. Imyaka yose umaze wubatse urugo, yaba iminsi kugera ku myaka ntavuga hano uzi. Muri urwo rugendo umuntu atakaza mugenzi we, nibyo?
muri urwo rugendo rw'icyo gihe kingana hari igihe umuntu yisanga arera abana ari wenyine, hari igihe yisanga mugenzi we afunze, hari igihe yisanga. Abo bantu bose nabatekerejeho, nabifatiye umwanya, nimugoroba mugaruke turi buganire. Nibyo kandi muri urwo rugendo hari igihe wisanga ubana n'umuntu mudahuje kwizera, mwashakanye muri Abagatulika, hepfo aha bakora amavunuro urafatwa, uraza mugenzi wawe ntiyazi. Ubundi iyo ubana n'umuntu nk'uwo ubyitwara mute? Haleluya. Reka mbasabe gahunda itari ya danje cyane, mugaruke tuganire. Turahuzaguruka muri ubu buzima bwa Gikristo, ariko hari igihe dusangira inama kandi bikagira icyo bidufasha. Uzane iki gitabo uyu munsi ndagipromota kuko ndifuza ko tugisoma hafi yo kukirangiza mu nama zose ndi butange. Cyitwa Urugo rwa Gikristo. Haleluya. Ndifuza ko buri rugo iki gitabo kihaba kandi nkabigisha n'uburyo bwo kugisoma. Nibyo hari igihe mukecuru azamusabaga aho cyatewe ati ngiye kureba umwana agenda amara y'amezi 3 ngo agiye kureba abuzukuru. Abo nabo mbafitiye inama. Mukecuru igenda ati umukobwa wanjye yarabyaye akubita ukwezi kumwe 3 6 7 8 ngo yagiye kwaramisha umubyeyi umwana we. Mama ari mukuri cyangwa ntabwo ari mukuri? Iki gisubizo muragisubiza ni mugoroba. Turi burebe uburyo ababyeyi bageze mu zabukuru bakwiriye kwitabwaho. Dusenge. Turagushimiye Uhoraho, uhabwe icyubahiro. Mwuka wera twararitse, winubane natwe mu cyigisho, uyobore cyane ubwenge bwacu. Mana, niba umucyo w'ijambo ryawe warawurekeye mu isi, tamurura umwijima. Reka itabaza ry'ijambo ryawe rimurike mu bwenge bwacu. Reka igicu n'igihu gikubye mu bwenge bwacu, umucyo w'ijambo ryawe ukirukanemo, uhabwe intebe mu mitima yacu, mu izina rya Yesu, amen. Bana bacu, hari intambwe mukwiriye gutera kandi mwigengesereye. Intambwe mukwiriye gutera mwigengesereye. Mwabana mwe muratureba mukabona turi abantu ba feke cyane, kuko n'agatsinda wizi Butare muzehe amashuri menshi afite ni rimwe rya Serayi. Uragiye uzi kuvuga Icyongereza n'Igifaransa, urajya kuri Google ugasakinga, ukajya kuri hehe ugasakinga, ukareba muzehe ukabona ari cyakarafu. Ariko nimugoroba twabyize ngo nubona nyoko ashaje ntukamuhinyure. Amena. Jya wumvira so, kuko ibi mvuga tuganira ni experience y'ubuzima itandukanye na experience y'akazi. Nibyo Ibutare ushaka ube warize, nurangiza ujye Mongolia, nurangiza uharangiza ujye Zimbabwe, nushaka ukore training kugera kwizo gukora ibyo n'ibyo gukora akazi k'ubuzima. Niza kukugisha impaka muri experience y'akazi kawe uzangubita. Ariko ikintu cyitwa ubuzima bw'urugo n'ubuzima bw'imibereho, icyo waba cyose ntiwakirusha so na nyoko bakubyaye. Kandi nta wundi mujyanama uzabona kwisi wakugira inama nziza kuruta abo bantu. Uzakira bene nyoko muhangane, ariko ababyeyi bawe bazishimira gukira kwawe. Uzarwara bene nyoko bakuburira umwanya, abari imbere yawe n'abari inyuma yawe, ariko so na nyoko naho yaba ageze ku myaka yo gutengurwa abarimo abaza ati umwana wanjye ameze ate. Umubyeyi niwe muntu wenyine ufata abana imfura na bucura akabakunda kimwe. Abana bati tujye guhemba kana akabatoya, urumva urabona, ariko we agafata amasaka, ikiro kimwe cy'amasaka akivanga n'ikiro cy'ibishyimbo akajya kwisurira umwana mu bushobozi bwe. Mwumvise umubyeyi? Narangiza ati rero mfite umutipe yarambwiye ngo yarantekereje. Oya, umubyeyi wawe niwe muntu wenyine ukwifuriza ibyiza kuruta abandi bantu bose. Mwana muto, musore, ntuzahinyiro nyoko ngo nuko ashaje. Uramureba ngo afite iminkanyari, nimugoroba turabyiga. Iyo minkanyari urora yayigize kubera wowe uruhande runini. Mukwiriye kubaha ababyeyi banyu. Reka rero mbagira inama, ibi mbikorera abandi, ngize umugisha, ndi mu ntara yanjye, ndi mu rusengero rwanjye, ndi iwanjye, n'abanjye barahari banteze amatwi. Hari inama iruta izindi.
bana bacu, inama yitwa gushaka ni intambwe mukwiriye gutera mwigengesereye. Haleluya, haleluya. Kandi rwose uyu munsi ndabivuga pe, ndabivuga ntabwo mbica ku ruhande. Bibiliya yewe nemera n'ababyeyi banyu abari muri uru rusengero twemera ibuzanya rwose idaciye ku ruhande. Mwayobotse iri torero, iri dini, murizamo, muridusangamo, ntimwarivamo ngo mugende. Ndabinginze mukurikiza amabwiriza n'amahame yanyu, nibwo muzagera ku cyamba amahoro. Reka mbabwire, Bibiliya ibuzanya cyane itabiciye ku ruhande. Kirazira kikaziririzwa. Kirazira kikagezwa gite? Kirazira ndabicaho umurongo. Kirazira kikaziririzwa. Imana yageze ku kintu cyitwa gushakira, avuga ngo never, ntuzabikora. Abantu bafite Bibiliya mu bahe mikoro batatu bari mu nsomere, twihute cyane ngiye gusoza. Tangiriro 24 ice nkunda cyane. Nagize umugisha nkabona abana b'abasore bagira kwizera nka Isaka. Nta kubwira uti icyo data avuze kuko yubaha Imana mbizi ndamwumvira. Kubeshya ngo yarakunze, ngo yarahengamye, ngo ntacyo yabirenzaho. Abahageze ni bande? Itangiriro 24 umurongo wa 6 n'uwa 7 yanditse ngo iki? Aburahamu abigira ate? Subiramo baguhe mikoro. Kandi Papa Bera nawe umuntu ushakira mu Itangiriro 28. Aburahamu aramusubiza ati wirinde gusubizayo umwana wanjye. Iki ni igitekerezo kizwi. Isaka akuze, umwana umwe rukumbi Aburahamu yari afite yabyaye. Igihe cyo gushaka kigeze, agisha Imana inama ati Mana mbigenze nte? Imana imugira inama iti Isaka, aha hantu utuye n'abantu basenga ibigirwamana gusa, musubiza aho wavuye. Baracyafite agahengereza ko kumenya Imana yo mu ijuru. Amena, amina. Ahamagara umugaragu we Eliyezeri ati rero jya gusabira umwana wanjye, niba ugiye dore ibintu uzirinda. Ngaho soma umurongo wa 6. Aburahamu aramusubiza ati wirinde gusubizayo umwana wanjye. Please, ndashaje, ariko ikintu ugomba kwirinda ni ugufata Isaka ukamukura mu gihugu cy'isezerano ukamusubiza iyo navuye. Oya, ibyo ntuzabikora. Uwiteka Imana nyir'ijuru, haleluya, yankuye mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo. Yego. Ikambwira indahiro iti yego, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Yego. Iyo niyo izatuma marayika wayo kujya imbere. Yego. Nawe uzasabireyo umwana wanjye umugeni. Indirimbo y'136 twaririmbye iravuga ngo aho azanyobora hose niho nzishimira kugenza gute? Aho azanyobora hose niho nzishimira kujya. Kandi kuko ari igihe yapfiriye akanzira atacumuye. Uyu Yesu azanyobora iteka maze ngeze iw'amahoro, kuko ari inshuti y'ukuri itigeze guhemuka. Aburahamu abwira umugaragu ati no, jewe ndi umuhungu wa Tera, navukanaga na bene wacu. Imana irangenderera irampamagara ngo mve mu gihugu cy'abapagani, iranzana n'ahantu irahantera, irambwira iti nzahaguhera umugisha. Iyi Mana ndacyayifitiye icyizere. Aya ni amagambo ukwiriye kubwira kiriya gihungu. Nizera Imana kuva mu buto bwanjye. Ndi umudivantisiti, nabaye umukuru w'itorero i Murambi, Karambo, Igikondo n'ahandi. Mwana wanjye, iyi niyo Mana namenye, nta yindi Mana nigeze kumenya. Kubw'izo mpamvu utegetswe gukurikira iyi Mana. Wumvise? Imana ukwiriye guhitamo nta yindi. Kubw'izo mpamvu mwana wanjye, wirinze gusubira mu idini ry'abasogokuruza ry'abapagani nahozemo. Uzagume hano, aha hantu niho Imana izaguhera umugisha. Mwanyumvise? Uzagume hano, aha niho Imana izaguhera umugisha. Uzirinde ntuzasubizeyo. Iyi Mana nizera idahemuka. Yobu yavuze ngo naho yarifashe icyuma ikaza kunyica, nzapfa nyiringiye ntigibesha. Ibyo yavuze izabisohora.
naba ndiho naba ntakiriho iyi Mana nyifitiye icyizere. Munteze amatwi. Isaka, Aburahamu abwira umugaragu ati ibi bintu byitondero karindwi. Uwiteka Imana nyir'ijuru yankuye mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo, Yego, ikambwira indahiro iti urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Yego, iyo niyo izatuma marayika wayo akujya imbere, nawe uzasabira iyo umwana wanjye umugeni. haleluya. Bana bacu babyeyi, Imana yo mu ijuru yatanze ibisomo igatanga ibi bintu, izatuma marayika wayo atugira imbere y'abana, akoresha umubyeyi cyangwa undi muntu akuyobore ku mugeni nyakuri Imana yageneye umwana wawe. Ariko kuko tutayigirira icyizere, umwana aragenda akajya mu gisigati cy'ibigori, ikigorogoro ateruye cyo cyose akazana, tugakoresha ubukwe hano. Nuko Imana, aya magambo ntabwo nyasoma hano, ariko ngo hari ubukwe dutaha Imana ikavuga iti bariya bari mu kiriyo bagiye gushyingura. Ndaje mpabasomera, niho papa Bera agiye kudusomera. Imana ikakubona uhagarariye hano n'umugeni pasiteri yikunkumura, ndavuga iti gira vuba tugira usororo. Ni rusororo, gira vuba. Abangaba bagira usororo. Nuko ku kintu cyitwa ubugingo buhoraho zeru, kandi tukabona bashashagirana mu gitondo bakagura imodoka, ariko Imana ikandika zeru kuko nta kintu na kimwe ibonye. Hadusomera Itangiriro 28. Bagira ngo ni ibintu ndimo mpimba. Umurongo wa mbere. Oya, 28 hari umurongo wa mbere ugerezwa kwa 6. Handitse nguki: Isaka ahamagara Yakobo Isaka uyu nguyu amaze gushaka, Imana iramuhira, nanze kugenda ku rugendo rwose n'uburyo marayika yabarigize kubera ko umwanya wanjye urashize. Ageze igihe nawe abyara abana babiri witwa Esawu na Yakobo. Abana barakura bagera igihe cyo gushaka, maze uwitwa witwa Esawu atitaye kuri ibi bintu byose, aragenda arakunda nyine bwa burenganzira mufite, araterura arazana. Isabire yasanga ubugingo buhoraho iki? Asanga ubugingo buhoraho iki? Arabireba asanga ubugingo buhoraho ntibihari. Umugozi we azana intigi, azana ibigirwamana ibyumva n'ibijwigira n'ibiteye aterekaho mu nzu. Isaka areba urwo rugo, atekereje uwo Isaka ari we, atekereje ko umunsi umwe yigize kwitambagwa b'igitambo gihoraho, atekereje ko yashushanyaga ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Arebye umuhungu we, areba ubugingo buhoraho asanga ni zeru. Ni iki? Ahanga amaso akana kamwe asigaranye, akabwira ngo iki? Isaka ahamagara Yakobo amuhesha umugisha, aramwihanangiriza ati ntuzarongore umunyakananikazi. Haguruka ujye i Padanaramu. Haguruka. Wumvise byinshi? Wumvise? Muzee, muhagurutse musubire igitwe. Cyari abakobwa ntazararuza ubwaha ngaha hano hepfo amajerwa yirirwa. Musubize igitwe. Aha niho namenye Imana ihoraho yo mu ijuru. Haguruka usubire ku isoko. Kwa Betuweli sogokuru, usabe umugeni mu bakobwa barabana nyokorome. Yego. Kandi Imana ishobora byose iguha umugisha, ikororotse ikugwize ubiteraniro ry'amahanga, kandi wowe n'urubyaro rwawe narwo ibaho umugisha yahaye Aburahamu, kugira ngo uragwe igihugu cy'abasuke bwawe icyo Imana yahaye Aburahamu. Geze gahoro. 6 simukugera 6. Kandi Esawu abonye yuko Isaka yahishije Yakobo umugisha, maze wa mwana umaze kwandikirwa zeru abonye mukuru umuna wahawe umugisha, ibyo yakoze se atabyemera, ntiyayihana ngo abireke, ahubwo mbicyo yakoze. Kamuhaye umugisha akamwohereza i Padanaramu gusabayo umugeni, kandi ko yamwihanangirije akimuhesha umugisha ati
ntuzarongore umunyakananikazi, kandi ko Yakobo yumviye se na nyina akajya i Padanaramu. Esawu abona yuko abanyakananikazi batanezeza se Isaka. Reka mbabaza, nibwo yari abimenye cyangwa kera se yirirwaga bimubwira? Yari abizi, ariko abona ko neza nawe byari bimaze kumugeramo, akabona avuga ati ariko uyu munsi iwacu ni ku mboneko z'ukwezi, reka tugende. Umugore atoya urajya. Yamugejeje aho abona mukuye ku Mana ya se burundu, abona nta kintu azakora. Noneho abonye se abitsindagiye, ni nkaho yakabwiye Yakobo ati peti keba nayo, peti keba nayo, witonda ahantu birakaze. Ewa, ntuzave mu ikosa naguyemo peti fure, ntuzarigwemo ni danje. Uyu mugore naho namushyira, ariko ubu nanjye ndi kuwa kajwiga, mfite ibibazo. Peti ibyo muzehe vi yakubwira nibyo, genda. Ariko nanjye hari ikintu ngiye gukora. Amwirukane se wapi? Umva ikintu yakoze. Umurongo wa 9, ajya kwa Ishimayeli asaba yo mu Mahalati umukobwa wa Ishimayeli ya Aburahamu mushiki wa Nebayoti, amuharika babagore afite. Umva ukuntu yakemuye ikibazo rero. Urumva ukuntu yakemuye ikibazo. Bure hari igihe ukemura ikibazo ugasanga urivuruguse, ariko umuntu anyerera ugashyiramo imbaraga nyinshi, ntabwo ugahugura wakongera ukigaragura akubura ubyemeye wumvise unyereye ukimanukira gahoro, ugwa wicaye bikarangira. Ariko iyo ushatse kwigaragura ugashaka gushyiramo imbaraga no kwiramira, uragwa se kuko kuhinduka ibyondo umubiri wose. Uyu muhungu rero aho kubona yarakoze ikosa, arongoye umunyakananikazi abonye si sawa, ashyizeho uwa kabiri abonye nawe azanye ibindi bigirwamana, azanye uwa gatatu abonye sibyo, abyanzura gukora kuriya. Bana banjye, barumuna banjye, bana bato, bakobwa bahungu, nukuri nimusubire ku isoko. Ntabwo ni mu mwanya wenda w'ikibwirizwa, ariko iyo mba ndi kumwe namwe, utu tuntu mwishyizemo ngo uri kubona ngo abakobwa ngo ntabwo ngo ntibakizwa, ngo abagabo nubwo abo bagenza gute. Mu Giswahili avuga ngo zimwe iri kujya uwaro ari kuririka kwisha. Igikoko kiwanyu kikurya kigenza gite? Uzamubwira isabato nubwo imunanira, ariko azaba yifiteho iki? Uzamubwira amateraniro makuru nubwo bimunanira, ariko azaba bifiteho iki? Azaba bifiteho iki? Imbwa nkuru ngo ntigenze ite? Nta ucirira imbwa nkuru. Isubirayo wayigisha iki se? Bacirira ikibwana nicyo bigisha, bakagitoza gusaka iki. Ubu ntiwafata imbwa nkuru ngo uyigishe gusaka, yabimenye ite se? Uraza n'umuntu ukurusha imyaka mungana, wakuriye hano mu Kaceri, hariya ngo uzamwigisha umushobora? Iyi ngo zamwihanisha, wananiwe kwihana ku giti cyawe wihanisha undi? Wananiwe kwihana uzihanisha umuntu? Mbivuze mbikuye ku mutima. Mutonze umurongo ujya Gehenomu, murimo murahatana mwinjira mu irembo rigari. Bana bacu, aho mujya nukurira no guhekenya amenyo. Nta gisekuru cyubaha Imana dufite imbere, ariko nshimiye Imana ko itazabura abayihagararira mu isi. Hari abazemera nka Yakobo batenda imyaka 20 ariko bagere ku ntego. Abo bazabyara Rubeni, Lewi, Yuda, Izakari, inde bageze ku bana 12 baragwa igihugu Imana yabahaye. Abo bihangana bakemera gutegereza, bakavuga ngo data navuze ngo umugeni uzaza nzamwemera. Imana ikamugenera Rebeka babaye nyirakuruza w'Abisiraheli. Cyampa abana bacu mukundira ijambo, mwitonde umurongo mu Gehenomu, mwitonde umurongo mu Gehenomu. Reka mbabwire, ibishashagirana byose ntabwo ari zahabu. Inzobe ntabwo yubaka urugo. Ubuhagurukije abagabo bafite abagore b'inzobe hano ntiwababona. Nanjye ndimo, ariko tumaze imyaka myinshi dufite urugo. Ndabesha? Hari inzobe mwirukanye, no mpamvu munacana inyoni. Abanyarwanda kaza b'inzobe nibake ko turabirabura nyine, sibyo?
nimwirukira inzobe se bazaba bane. Ubwo rero muzajya muhurira muri 15. Ubwo ufite umugore w'inzobe kazi ke ni nk'umuntu ufite igiti cy'amapera kuri primaire. Uwo muntu azeza se yemwe azeza ibeshye ugira igiti cy'amapera kuri primaire uzasarurara kazi kawe. Ubwo rero mwese mwatonze umurongo murashaka abagore b'inzobe pororo 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 pororo. Zagenda uzane akantu kananiwe kapfuye kaba gisimenti gakanuye kagakaceri kasimbuka indege abakomando batasimbukamo, usa n'ushyire mu rugo ukinga inzu usange kaciye mu mabati kandi nta ryavuyeho. Murashaka inzobe. Cyababwira icyo nzi cyo mbishyize mu urwenya, ariko bana bacu Imana yo mu ijuru ibayobore kuri buri ntambwe. Imana yo mu ijuru ibayobore kuri buri ntambwe. Kandi hari ikintu niyamye, nubwo ntari umuyobozi w'itorero hano, ntari pasitoro, ntari igiki, ibintu mwihaye ngo mugiye guhindura abantu. Ushobora gukora statistique, mugakora statistique tukareba abantu bavuga ngo bahinduye abandi. Nzamuhindura, yemeye guhindura. Hari ubukwe mperutse gutaha ni hambere, nuko bajya kwandika ubukwe nari mpari. Rero ntitwambara amaherena, ntitwambara impigi, ntitwambara kakaci koko cy'umukuru w'itorero ari sararanga aravuga bati sawa. Tugiye gusaba, umukobwa arasohoka, buri muntu wese aramuyoberwa ati harya umugeni n'uwuhe? Umugeni n'uwuhe? Atari ko buriya araza ari kumwe n'umusaza we. Abantu barakanura. Aba bantu ya message murabizi nawe mu bukwe kuntu nipendekeza nkunda kwicara imbere, mubizi? Abantu ya message bati mubongorera ura mukobwa kureho turiya tuntu mu rusengero pastor ntari butweme. Nababwira ndetse mu kanyagwamwe ko muhomeye yonkeje aya masaha niyo kubwira ura mukobwa ngo nakureho turiya tuntu. Ni nka yonkeje kera ari murekere kabaye. Mu rusengero umudiyakoni aza kwipendekeza umukobwa tutanyicira amafoto. Ati riherena rijyanishije n'impeta mfite keba nayo. Attention, ntunyicira amafoto kandi ntunyicira umunsi. Please. Mugabo wanjye arabyemera. Ntunyicira umunsi. Harya wakumva ngo waradiyakoni nyumera akakanyamugenga. Warenzaho iki? Yoze, mudiyakoni wahanari he? Warenzaho iki? Ukuntu uramutuma abamama akaza ati mama mbabarira nawe warabyaye winyicira umunsi. Harya warenzaho iki? Uzahindura umuntu, umuhindure. Reka mbabwire gutegeka kwa kabiri. Ndashoje karindwi uhere umurongo wa 3 tugeze ku wa 9. Haranditswe ngo kandi ntuzashyingirane nabo, umukobwa wawe umushyingire umuhungu wabo, n'umukobwa wabo ngo umusabire umuhungu wawe, kuko bahindura umuhungu wawe ntayoborwe nanjye, ahubwo agakorera izindi mana, ibyo bigatuma wikongereza uburakari bw'Uwiteka akakurimbura vuba. Mwabyumvise ukabona agakobwa cyokora hari ibintu bambwiye ngo abakobwa baratinyuka. Kagakirisitu kazisa na nyina, n'abakirisitu umwe atkamba hano ari mu rusengero kagatinyuka kakagenda kagasanga igihungu cy'igikarateka cyangwa cy'ikiboxeri
ibituza bigera hariya ngo urumva ngo ni bogari, ngo urumva ngo kandi ngo ni umusitari. Ariko reka ngubaze, icyo kibogari giterura ibyuma ibituza bigera buriya gukubisa urushyi narwo rwaba ari umusitari, sibyo? Aguteye ikofi naryo ryaba ari risitari, sibyo? Abanye n'abantu babuzanya kurwana, agiye kwishingira ku kintu kirirwa mu makurushanwa yo gukubita abantu, akamukubita igipfusa akikubita. Ubumva icyo kintu muzabana mu ndimo ndakabye cyangwa ibintu mvuga nibyo? Yego nashyizemo inzenya nyinshi, ariko reka mbabwire, mwabana mwe mwubaha Imana yabaso. Ejo uyu muhungu cyangwa uyu mukobwa yaguhindura ukareka Imana wamenye, kandi Imana yakurimbura vuba. Rega ibyo namwe bizagera mugere muri iyi myaka yanyu mushyire mu gaciro nka Yesawu, usanga ibyo wakoze ntaho bigeze, ube mu marira kugeza upfuye. Ntabwo bivuze ko Imana ikwica uwo munsi umwe arupfuye. Ibi ubirye bizakubera ihwa ari guhanda mpaka, bikubera ihwa ari guhanda mpaka. Koko soza genda n'ibitabo nari ngiye gusoma ndabiretse, murabifite muzagende mu bisome, muzasome iki gitabo page ya 60 isubiheruka gukomeza, murasangamo ibindi bintu. Murongo wa 5. Yego, ahubwo uko abari muzabagenza muzasenye ibicaniro byabo. Mwana wanjye, usenye igicaniro cy'Imana basenga, muhombagure inkingi z'amabuye bubatse, kandi ibintu ureba baha agaciro by'ibintu bagize muzihondagura izo nkingi zihanuke. Mwikwifuza Imana zabo nta mwuka zigira, nta bugingo zigira, ntabwo arizo zaremye ijuru n'isi. Mwikwifuza icyo ari cyo cyose kijyanye nabo. Oya, izo nkingi muzazihondagure. Ibyo bintu mureba byabatwatinga mubivaneho, kuko ntabwo basenga Imana ihoraho. muteme mutsinde ibishushanyo bibajwe bya shera. Bose ni mubirwanya ibyo bintu, mukubite hasi mubitsinde. Mutwike ibishushanyo babaje bindi. Yego, kuko uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe. haleluya. Bana bacu, muri ubwoko bwerejwe Imana yo mu ijuru. Mwanuza hano tukwakire, baguhe certificate utarareba, ubatizwe, ukorerwa imihango yose, we bakugerekaho ibiganza kubaye mwerejwe Imana yo mu ijuru. Bana bacu, iso areke kukumurikira ikigirwamana, nyoko areke kukumurikira ikigirwamana, akuzanira kumurikira Imana. Kuki mwahemukira Imana ihoraho yo mu ijuru? Bana bacu, mwereje Imana ishobora byose, mwerejwe Imana ishobora byose. Mwiyihemukira sha, mwiyihemukira. Kandi Uwiteka Imana yawe ikagutoranyiriza mu mahanga yose yo mu isi ku bwoko yirongeye. Bana bacu, mwaratoranyijwe muri ubwoko Imana yirongeye. Ifite miliyari z'abantu, ariko muri mu bantu bamenye ko ari Imana yabaremye. Kuki wahangara uhemukira iyo Mana? Yego, wahageze. Umurongo wa 7. Yego, ihuti. Icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, oya, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose. Yego, ahubwo nuko abakunda agashaka gusohoza indahiro yaraye basokuruza banyu, nicyo cyatumye Uwiteka abakuza amaboko menshi, akabacungura mu nzu y'uburetwa, mu butware bwa Farawo umwami wa Egiputa. Amen. Bana bacu, icyatumye Imana ibatoranya ni uko ibakunda. Nuko ibakunda, nimuyikunde nayo izabakunda. Utwo tuntu twose mureba, ibyo bigirwamana byabo, iyo miziki baceza, utwo tuntu n'uburyo bambara n'ukuntu bitwara, izo nizo nkingi mukwiriye gusenya mugakubita hasi. Izo ashera nibwo buryo bitwaramo byibayobora ngo bibajyane. Ni mubirwanye kuko mukunda Imana yo mu ijuru, izabibahera ibihembo. Soza isomo badusomeye Abacamanza. Ibintu byinshi ndabisimbutse, amasaha yagiye. Abacamanza igice cya 14 murongo wa 3. Uhantanga some. Nuko se na nyina baramubaza bati, ese nta mugeni uri mu bakobwa ba bene wanyu cyangwa mu bwoko bwacu bwose byatuma ujya gushaka umugeni mu Bafilisitiya batakebwe? Yego.
abasubiza ngo iki? Samusoni abwira se ati nsabira uwo kuko ari we nkunda cyane. Iyi ni indi topic. Ababyeyi abagejejeho fiyanse n'ubundi aha niho bipfira. Ariko mwabana urinda ugera icyemezo cyo guhitamo burundu ukagenda ugatera ivi so na nyoko batabizi, ukaza ubamenyesha nka rubanda bandi, papa nje kubereka umuhungu nakunze, mama nje kukwereka umukobwa nakunze. Ni copy pour information, sibyo ra? Ukamenyeshwa nka rubanda rundi kabisa. Haryo ubwo watu ukavuga uyu mukobwa nubahe? Kubera urukundo ababyeyi bakunda abana nta wakwifuza, ariko ntimutinda kubona aragenda akakunogora amaso, ukabaga koko ugatinya iwanyu ukahacika kubera kubuza ubwanwa bazankora ku matama, ukagenda ukabimbwa ukabasefu rufumba ibintu utigeze, kuko bazaguca ku mana yawe. Tangire kuyireba uyibebera. Kuko tubi wacu bagiye gusenga, ariko ubu ningenda ndagomba gusaba umugore uruhushya. Wanze umukobwa ariko kubyusa ngo tukama dusenga. Ugende noneho ushake uzasaba uruhushya ngo ujye gusenga. Arukwime ukome. Wakoraga ku byuma aho ngaho, wacurangaga nk'aha ngaha, uvuga ubu ninde uri mucurangamo kabyaramo? Kuba bakize nta hantu nanyura. Wibuka iwanyu kandi nta buryo bwo gusubirayo. Wunze umutima ubabare, uburu wagutabara. Muracyafite amahitamo, ukuri kuracyari imbere yanyu. Ubu koko mwabuze abakobwa igikondo, wa mugani w'abo basaza, muba muri Remera, mubabura utu turere ko natuvuga ntabwo nadushobora. Umubura Nyagatare, umubura Kayonzo, umubura tuvuga ko Karambo nta bakobwa bahabara, haba abasaza gusa. Ubu igikondo barabuzi, Karambo barabura, Karembure barabura, Burema barabura, Nyamata barabura, Ingirishi Church barabura, kubura. Ariko abasore nimugoroba ndabwira abasaza, iyi diru dukwiriye kuyivangamo kuko ari nakeza. Mureke ibi bintu tubyivangemo kuko birangira natwe dupfushije abana babiri. Pfusha umukobwa upfusha n'umuhungu. No, dukwiriye kubyivangamo. Nibishaka bibe mu kwikunda nimugoroba tugomba kwivanga, sibyo? Imana y'amahoro itweze. Imana y'amahoro idutabare. Mbapfukamiye mbasabira mbikuye ku mutima. Umuntu umwe aherutse kuntera urwenya ambwira ati rero mwabantu, ubere yamfite abana bane nibo nirirwa mvuga mu mazina manu ndindira uyu mwana umumfashirize reka mbabwire musengere n'abakwe nona. Muransetse naje tasarisha shirikori akaza kagukuramo iryinyo wari wanze umukobwa ariko kubyusa ngo tukama dusenga. Ugende noneho ushake uzasaba uruhushya ngo ujye gusenga. Arukwime ukome. Wakoraga ku byuma aho ngaho, wacurangaga nk'aha ngaha, uvuga ubu ninde uri mucurangamo kabyaramo? Kuba bakize nta hantu nanyura. Wibuka iwanyu kandi nta buryo bwo gusubirayo. Wunze umutima ubabare, uburu wagutabara. Muracyafite amahitamo, ukuri kuracyari imbere yanyu. Ubu koko mwabuze abakobwa igikondo, wa mugani w'abo basaza, muba muri Remera, mubabura utu turere ko natuvuga ntabwo nadushobora. Umubura Nyagatare, umubura Kayonzo, umubura tuvuga ko Karambo nta bakobwa bahabara, haba abasaza gusa. Ubu igikondo barabuzi, Karambo barabura, Karembure barabura, Burema barabura, Nyamata barabura, Ingirishi Church barabura, ku buryo ugiye mu Basidonikazi. Ariko abasore nimugoroba ndabwira abasaza, iyi diru dukwiriye kuyivangamo kuko ari nakeza.
mureke ibi bintu tubyivangemo kuko birangira natwe dupfushije abana babiri, pfusha umukobwa upfusha n'umuhungu. No, dukwiriye kubyivangamo. Nibishaka bibe mu kwikunda nimugoroba tugomba kwivanga, sibyo? Imana y'amahoro itweze, Imana y'amahoro idutabare. Mbapfukamiye mbasabira mbikuye ku mutima. Umuntu umwe aherutse kuntera urwenya ambwira ati rero mwabantu, uberiya mfite abana bane nibo nirirwa mvuga mu mazina, manu ndindira uyu mwana umumfashirize, reka mbabwire musengere n'abakwe nona. Muransetse. Naje tasari shirikori akaza kagukuramo iryinyo wari wigiriye amahirwe gusaza ufite amenyo yose bwana Furaha. Kaza numukaceri kaza yamenya akayamara mureba wawe. Warasengeye Kristiya gusa. Nshuti yanjye mureke duhindure n'amasengesho, sibyo? Nigeze gusura umubyeyi umwe, nimuvuga izina hari abantu dukorana bamuzi. Yahora agasenga ngo Imana izambabarire nzashaka umuhungu utagiranye. Agahora bisenga bivuga ati rwose kondisiyo ntazavaho, izindi nzazivaho, ariko umuhungu ufite nyina se namujyaho. Ndamureka arabyara abanza umukobwa, bwa kabiri akurikizaho umuhungu, njya kumuhera. Hageze nti rero ngiye gusenga isengesho nitweriye, ndasaba uyu mwana azashaka nyina atakiriho. Si umuhungu se? N'isengesho ryanjye ndi busenge uyu mwana azashake nyina atakiriho. Ateretoya ati ubwo wazanywe n'iki? Ubwo wayobowe n'Imana? Ni kuki wasenze ngo umugabo wawe azaba atagira nyina? Urumva ibyishimo wabujije umubyeyi guhemba abana be no kubona abuzukuru be? Nawe rero reka ngusengere uzabibure. Nibwo yamenye icyo yabayeho asengera atazi icyo ari cyo. Mwabyumvise yemwe? Hebu rero hari abakobwa bashishike bati Mana umfashe rwose nzashaka umuntu utagira nyina. Ba nyina rero mwitegura gucaho. Abantu bitwa ba nyina mwiteguye gucaho kugira ngo abahungu banyu bashake, sibyo se? Sibyo? Murabisetse. Imana y'amahoro itweze kandi dutunganye. Nukuri koko mu bakobwa babizera mwabuze mu mukobwa mwashaka. Ese niba mubabuze hano i Kigali, mwabuze no mu ntara, mwabuze no mu bihugu duturanye, ku buryo ko kutinyuka ukajya mu Bafilisitiya uzi ko batakebwe kandi batemera Imana yacu. Bana bacu, Imana ibarinde kandi bakomeze.